Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Reka twongere dushimire Imana ko iduhaye umwanya mwiza kugira ngo tubane hano. Naherukaga ahangaha ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, ubwo nabahaga message Imana yampaye, kandi mbabwira ko hari n'izindi Imana yaduhaye uko tuzagenda tubona umwanya n'uburyo tuzibagezaho muri ukwezi kwa karindwi. Reka dushimire Imana rero ko nabonye message, hari abanyandikiye ni box, hari abampamagaye, kandi ndashimira Imana ko hari iby'Imana iri gukorera muri izi message turi gutanga. Tuba twazihawe n'Imana, kandi Imana ntiyatanga message idafite icyo gukora muri iyo message. Rero hari ni message nkuzaniye, ndizera ko witeguye kuyakira kandi no kuyisangiza abandi. Reka nongere nshimire abantu mufata izi message Imana iba yaduhaye, mukazisangiza abandi, mugashyira kuri stati zanyu, mugajya muri commentaire mukandika. Imana ibaho umugisha, muba mugabanye natwe umugisha. Turagushimiye kuri Imana nziza wakoze kuduha impano y'ubuzima. Tugarutse gutanga message waduhaye gutanga, reka ikora icyo wayitumye gukora mu mitima bagiye kuyakira mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dusome muri Ezira igice ni cya 3 umurongo wa mbere. Haravuga ngo nuko ukwezi kwa karindwi kubonetse, ubwo Abisirayeli bari mu midugudu yabo, abantu bateranira Yerusalemu icyarimwe, amen. Reka dusubiremo, nuko ukwezi kwa karindwi kubonetse, ubwo Abisirayeli bari mu midugudu yabo, abantu bateranira Yerusalemu icyarimwe, amen. Ngufitiye message irimo amagambo abiri. Ijambo rya mbere nuko Imana igiye gukora ikintu kizatuma wongera guterana nabo mwari mwaratandukanye. Muri kuno kwezi kwa karindwi Imana igambiriye gukora ikintu kizatuma wongera guterana nabo mwari mwaratandukanye. Reka mbisubiremo, kuno kwezi kwa karindwi Imana igambiriye gukoramo ikintu kizatuma wongera guterana nabo mwari mwaratandukanye. Hari ukuntu ibihe bijya biza bigatandukanya abantu. Ibihe bijya biza bigatandukanya abantu. Umuntu agatandukana na famiye ye atari uko yanze, ahubwo habonetse bituma atandukana na famiye. Hajya haza ibihe bigatandukanya umubyeyi n'abana atari uko abanze, ahubwo hakaza ibihe bibatandukanye. Nabonye ibihe bijya bitandukanya imiryango, umwe akajya ukwe undi akajya ukwe, umwe akajya mu kindi gihugu undi akajya mu kindi, atari uko babyishimiye, atari uko babikunze, ahubwo ari ibihe byabatandukanyije. Birashoboka ko neza amatwi hari abantu mwatandukanye atari uko mubishaka, ahubwo ibihe byarabatandukanyije. Ariko nagutumweho daziva wa baladra, nagutumweho ngo nkubwire ngo muri kuno kwezi kwa karindwi Imana ikoze ikintu gituma wongera guterana nabo mwari mwaratandukanye. Reka mbisubire, Imana ikoze igituma wongera guterana nabo mwari mwaratandukanye. Hari umumama w'inshuti yanjye, ndashimira Imana ko hari igitangaza Imana yamukoreye. Yaramaze imyaka hafi igera mu 10, harabonetse impamvu ituma atabona n'umutware we. Ntabwo ari ikibazo, kuko hari ibiza ari ikibazo, ahubwo hari n'ibiza ari izindi mpamvu zabiteye. Umugabo yabaga mu gihugu cy'i Burayi, nawe aba mu Rwanda. Umugabo yarabuze ibyangombwa bituma aza gusura umuryango. Umudamu nawe yarabuze ibyangombwa basi bituma ajya gusura umutware we. Ntanze runo rugero kugira ngo wumve neza yuko hajya haba ibihe bituma abantu batandukana, kandi atari uko babishaka, batanabihisemo, ahubwo ari ibihe byaje bikabikora. Ariko ndashimira Imana, muri uyu mwaka Imana yakoze igitangaza. Uyu munsi yabonye ibyangombwa, ari kumwe n'umutware we, yagiye gusura umutware. Icyo ni ikintu gikorwa n'Imana yonyine, kandi mwumve icyantangaje, Imana ibikora mu gihe bisa naho bigoye, kandi igihe bitari bigoye byaranze. Nagutumyeho ngo nkubwire ngo kimwe mu bintu Imana igiye kora muri kuno kwezi kwa karindwi, ukwezi Imana izakoramo ibyuzuye, ukwezi Imana izarema
kuremamo amateka masha, yambwiye nze nkubwire ngo kimwe mu bintu igiye gukora, igiye gutuma wongera guterana nabo mwari mwaratandukanye. Bamama mu nteze amatwi, mwatandukanye n'abana banyu atari uko mwabihisemo, mwatandukanye n'imiryango yanyu, abavandimwe cyangwa abo mwasha atari uko mwabihisemo, ariko Imana iremye orabila sifo n'abatuma Imana iremye igituma mwongera guterana nabo mwari mwaratandukanye. Ngo ukwezi kwa karindwi kubonetse, Imana ishimwe ko kwabone, kandi kwabonetse hari ibintu Imana yagambiriye kuzagukoramo. Reka mbabwize ukuri, ndahamya ntashidikanya, mpamanya n'umwuka w'Imana uri muri njyewe, hari amateraniro Imana igiye kongera kurema. Yemwe bari bamaze igihe mwaratandukanye n'abantu, ntitaye ku byabatandukanyije, byaba ari ibibazo, byaba ari ibihe, Imana igiye kongera ibaremere kongera guhura. Niba hari ikintu kibabaza nukubaho utari kumwe n'abawe bahari nawe uhari, ariko hagati yawe nabo harimo intera, harimo impamvu ituma mudahura. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo muri kuno kwezi kwa karindwi ikuyeho impamvu zatumaga mudahura n'abanyu, ikuyeho izo nsika, ikuyeho izo nkuta zabatandukanyaga n'abanyu. Imana yongeye kubaremera kongera guterana n'abanyu. Kimwe mu by'Imana ikoze muri kuno kwezi kwa karindwi, yongere kubaremera amatera, mugiye kongera muterane, mugiye kongera muhure, wisanga uri kumwe n'abana bawe, wisanga uri kumwe n'abavandimwe. Birashoboka erega wabura ahantu hagoye, uzi kubona umuntu ari kwa muganga, abana bari mu rugo, ese iyo nayo ni impamvu, ntabwo ari kumwe n'abana, ntabwo ari kumwe n'umuryango, kandi aho ntabwo yabihisemo. Ariko Imana iraza gukora igitangaza, igukure kuri icyo gisasiro cy'uburwayi, wongere wibone muri saro n'abana bawe, wibone mu rugo n'umudamu, wongere wibone mwatera muri bwa busabane. Navuga nyinshi zirahari. Uzi ko ibihe bijya bituma umuntu yimuka muri karitsiye akajya gutura kure y'aho yari atuye. Uzi ko umuntu ajya ahunga karitsiye, uzi ko umuntu ajya ahunga umujyi, uzi ko umuntu ajya ahunga igihugu atari uko abikunze, ahubwo ibihe bijya biza akabatirika njya gushakishiza imibereho, akajya mu kindi gihugu kugira ngo ajye gushakira umuryango neza, agatabana agata umudamu agiye nawe si uko akunze guta umuryango, ariko habonetse impamvu ituma nyina agenda. Imana yambwiye ngo ikoze igituma hongera kubaho guterana kw'imiryango, igiye gutuma hongera igiye gutuma hari imanzu Uwiteka agiye kurangiza, hari ibintu Uwiteka agiye kurangiza, hari impapuro Uwiteka agiye gusinyura zari zarasinywe, hari ibintu Uwiteka agiye kandi yagize ibyo akuraho, arema ibindi. Icyambere rero Imana yongeye kurema kongera guterana kw'imiryango. Icya kabiri kigiye kubaho, Imana igiye kukuremera ahantu hawe bwite. Imana igiye kukuremera ahantu hawe bwite. Muri kuno kwezi kwa karindwi ugiye kuremerwa ahantu hawe bwite. Igiye kukuremera ahantu hawe bwite. Igiye kukuremera akazi kawe bwite. Igiye kukuremera inzu yawe. Hari ibintu igiye kurema hirya yuko ugiye kongera gusabana, guterana nabo mwari mwaratandukanye. Igiye kukuremera ahantu hawe bwite, hazabera ibyo birori, hazabera ubwo busabane. Tujya turimba ngo nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi, nkarungurukira mu madirishya abandi batamba, ngo ariko Yesu utarobanura ku butoni ngo araza, ngo azura ibyanjye byapfuye. Abango Zaburi ndirimba si zabe na zafu, ari izabene ko nimva mutima. Mweke ntabwo aririmba iz'abantu, araririmba izaturutse mu by'Imana yakoze. Harageze ngo hirya yo guterana Imana iremye mu miryango yongere ireme kandi aho muzateranira. Ntabwo oya, Imana ibakuye mu bitari ibyanyu, Imana ivanye abantu mu bintu by'ibitirano ibashyize mu mudugudu wawe, igutuje ahantu hakwiriye, maze uzishimira ukenjoyinga uwo munezero. Imana igushyize ikure. Reka uziko hari igihe umuntu aba mu buzima ugasanga umuntu abaye mu buzima nyine
ariko ndashimira Imana ifite ubutware, ndashimira Imana ifite ubushobozi, yongeye guhuza imiryango yari yatatanye, yongeye kuguhuza n'abamwe. Erega Imana igiye gukora igituma mwongera guhura. Imana igiye gukora igituma mwongera guhura, mwongere musabane. Hari igihe namaze hafi ukwezi naragiye mu ivugabutumwa ntari kumwe n'umuryango, numvisha uburemere. Noneho nge nari maze ukwezi ndi mu murimo w'Imana, ndebera abamaze amezi n'imyaka bari ahantu hatandukanye. Ibi nimbivuga nanyuze mu rwego rw'umuryango, ariko wumve ko hari ibindi bijya bidutandukanya n'abacu. Ugasanga umuntu mwagiranye ikibazo runaka waramuborotse na barakuboroka kubera impamvu runaka. Ariko ndashimira Imana muri kono kwezi kwa karindwi, ukwezi kw'ibyuzuye, ukwezi k'umwuzuro w'Imana, ukwezi Imana izakoramo ibintu bisha, ukwezi Imana izasoza ibyo yatangiye. Kuno kwezi hari ibintu Imana izasoza. Ndashimira Imana. Hari ibintu Imana yatangiye mu ntangira z'uno kwezi. Kuno kwezi hari ibintu izasoza. Imana izubakamo ibyari bicagase, ibyari byaranze kuzura. Imana igiye kubyo. Kuno kwezi izakuramo ibintu byuzuye, izakuramo ibintu byuzuye, izakuramo ibintu. Yaravuze ngo ni ukwezi izaremamo ikiruhuko, ni ukwezi tuzavuzamo amakondera, ni ukwezi hazabamo indirimbo z'amashimwe. Ndababwiza ukuri, mpagaze ahera h'Imana, kuno kwezi kuzasoza hari ubuhamya mufite mutatangiranye ukwezi. Kuno kwezi kuzasoza dufite amashimwe n'ubuhamya yaremye muri kuno kwezi. Ndeka nkubwire ngo nari nkuzaniye message ivuga ngo Imana igiye gutuma mwongera guhura nabo mwari mwaratatanye kubera impamvu z'ibyiza cyangwa z'ibibi. Yego, uko niba ugize akazi ukajya kure y'umuryango, beneda nakazi urimo urakora, ariko hari icubura, hari icyo udafite, kuba abana batakubona, kumutwa umufasha mutwatako, hari iki Imana igiye ibasha kukarema, igiye kurema icyo igituma mwongera kubaho muri kumwe. Kabiri, yavuze ngo ituremeye ahantu, ikuremeye umudugudu wawe, ibikoreye ahantu hawe bwite, Reka nsoza mvuga ngo uzarebe urayi w'abandi, ntabwo usinzira urayi w'abandi, ariko usinzira urayi wawe. Hoya, uburyo wisanzura uri wawe siko wisanzura uri w'abandi. Ndakubwira ngo Imana igiye kugushyiraho wisanzurira, ahantu wumva ubayeho ubohotse umutima, ahantu wumva isaha iyo ubi w'abandi ntabwo utahisha ushakiye. Hoya, utahisaha yagenwe na nyir'urugo. Ariko Imana igushizaho wisanzura, ahantu ubohokera, ahantu ugubwa neza, ahantu udahagaritse umutima. Ubaye muri ubwo buzima nubwo wari ntibigera ku mutima, ariko ndashimira Imana hirya yo kuduhuza nabo twatandukanye kubera ibihe n'iminsi. Imana ikuremeye ahantu hawe bwite, ikuremeye akazi kawe bwite, ikuremeye gakondo yawe bwite, ikuremeye ibyawe bwite, aho utazongera gutongana n'abandi. Oya, Imana irabiremye. Kuno kwezi kwa karindwi akira kuremerwa gakondo yawe, akira kuremerwa business yawe, nawe byakubera. Imana ikuremeye ahantu hawe, kandi Imana ikoze igituma wongera guhura nabo mwari mwaratandukanye. Mana yo kwizerwa, Mana y'imbaraga nyinshi, iyi niyo message waduhaye ngo dutange. Kuno kwezi kwa karindwi uzakoramo ibikomeye, kandi uzasohozamo imigambi yawe kuri twebwe, uko mbizi neza yuko tuzagusoza dufite ubuhamya n'amashimwe. Herekeza buno buhanuzi aho buzagera, amatwi yose azabwakira. Ndasenze ngo bazakira igitangaza kubwo kwizera buno buhanuzi, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, Imana bagiriza mu izina rya Yesu, amen.